intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Ibizaba ku isi mu bihe biheruka niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru. Icyo kwibukwa turakisanga mu gitabo cy'imigani igice cya 23 umurongo wa 23. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Aya niyo magambo twari tumaze iminsi twibukiranya mbere yo kwiga icyigisho. Ariko kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Mu mwaka w'1851 abavugabutumwa b'Abadivantisite basobanuye ko inyamaswa ya kabiri ivugwa mu Byahishuwe 13 umurongo wa 13 kugeza wa 11 kugeza 17 ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bishobora kuba byari bikomeye kubona uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhatira abatuye isi kuramya inyamaswa ya mbere. Ibyahishuwe 13:2 niho hatugaragariza uburyo 13:12 niho hatugaragariza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba guhatira abatuye isi yose kuramya inyamaswa ya mbere cyangwa se inyamaswa yavuye mu nyanja. Kugeza mu mwaka w'1880 ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigizwe n'ubwato 48 bushaje. Byumvikane ko iki gihugu ntago cyari gifite imbaraga zihagije ku buryo bavuga kizahatira abatuye isi yose kuramya inyamaswa ya mbere. Ariko kuva intambara y'ubutita yarangiraga, nta kindi gihugu kigeze kigira imbaraga za gisirikare nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nubwo Abanyamerika babanje gutanga umudendezo uko ibihe birusha gukomera, ntabwo bitangaje kubona ko uwo mudendezo ugenda wirengagizwa cyangwa ugateshwa agaciro burundu. Abenshi bizera ko n'ubu ngubu ibyo tugenda tubibona. Biratangaje cyane kubona igihugu nka Amerika cyari igihugu giciriritse kidafite imbaraga zihagije, ariko muri icyo gihe Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakamamaza bavuga yuko Amerika aricyo gihugu kizahatira isi yose kuramya inyamaswa ya mbere. Ariko iki gihugu cya Amerika icyo gihe twibukiranye yuko cyari gifite umudendezo mu by'idini. Ariko uwo mudendezo uko igihe kigenda gishira, bigenda bigaragara ko umudendezo uri kugenda ukurwaho gake gake. Ariko kuri uyu munsi wa none Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragara nk'igihugu gikomeye cyane ku isi, kandi nta kindi gihugu kikirusha imbaraga mu buryo bwa gisirikare. Abatazumvira iryo tegeko bazahanwa n'ubutegetsi, hanyuma bacirwe urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko Umuremyi yashizeho rigomba gukurikizwa, kandi rikerekana umujinya w'Imana uri kugomera amategeko yayo. Iki ni igihe gikomeye cyane. Ahangaha rero abemera amategeko y'Imana by'ukuri ndetse bakabihamisha nuko baruhuka umunsi w'isabato Umuremyi yashizeho, iri tegeko rigomba gukurikizwa kandi rikerekana umujinya w'Imana uri kugomera amategeko yayo, cyangwa se uri kuwugomera amategeko y'Imana. Ubwo abanzi b'iby'ukuri bazaba bakomeje gukuza umurego, abagaragu b'Imana bazahagarika umutima, kuko bizaba bimeze nk'aho ari bo bateje ako kaga. Ariko umutimanama wabo n'ijambo ry'Imana bizabahamiriza ko mu byo bakora nta kosa ririmo. Kandi nubwo ibigeragezo bizaba bikomeje, bazahabwa imbaraga
kubyihanganira. Nshuti bakundwa, umuntu uzemera akanamba ku mategeko y'Imana, nubwo leta z'isi zizamushinja ko agomeye isi, ariko umutimanama we uzamuhamiriza yuko nta kosa afite kandi atakwiye kugomera Imana. Ariko imvururu zizakomeza kwiyongera no gukura cyane, ariko kwizera n'ubutware by'abubaha Imana bizarushaho gukura. Ubuhamya bwabo buzaba ari ubu ngo ntitwahangara kugoreka ijambo ry'Imana, ntitwabasha kugabanya ku mategeko yayo yera, ngo ntitwigishe ko hari umugabane umwe w'ingenzi hakaba n'undi udafite agaciro, kugira ngo dukunde twemerwe n'ab'isi. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Yesu yatsinze abatware bo mu isi, none ni kuki twatinya isi kandi Yesu yaramaze gutsinda? Nshuti bakundwa, abana b'Imana bazarangwa no guhamya bashikamye, batanyeganyezwa n'imiyaga yose, ahubwo bavuga bati Imana yacu niyo gukiranuka. Kandi natwe nta mugabane n'umwe mu byanditswe byera tuzagaragaza ko ari uw'ingenzi kuruta undi, ahubwo ukuri kw'ijambo ry'Imana nicyo dukwiye guhagararaho. Ubwoko bw'Imana muri iki gihe burimo burahabwa imbaraga za mwuka zizatuma bushikama kandi buhamya Imana muri iki gihe cy'amakuba. Nshuti, nanjye ndagusabira kugira ngo uhagarare ku ruhande rw'Imana udatsindwa n'ibitero by'umwanzi Satani, bityo Umwami Imana nagaruka azatugororera ibihembo twasezeraniwe. Uwiteka Imana akomeza abane nawe. Uwiteka Imana akomeza kurinde uwo wifuza kuzakomeza ku mategeko yayo. Uwiteka Imana akomeza twongera imbaraga zo kugira ngo tuzabashe guhagarara dushikamye duhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo nicyo mbasabira muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Reka dusenge dusoza iki cyigisho, mbararikira no kwiga icyigisho cyo muri iki cyumweru tugiye gutangira. Kizaba ari icyigisho gikomeye cyane, ari nacyo kizaba kitwerekeza ku musozo w'iki gihembwe. Dutangira ibindi byigisho, tuzaba turebera hamwe igitabo cyangwa se ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko mu gihembwe gitaha. Dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje. Tubonye ko turi gusatira igihe gikomeye cyane, ariko muri iki gihe gikomeye cyane turasaba imbaraga zawe kugira ngo uzatubashishe gushikama, guhora dushikamye kandi tuhamya ukuri kw'ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo uno mwuka wawe uri gutanga muri iki gihe twese tubashe kuwakira, bityo tuzabashe guhamya ijambo ryawe tutanyeganyezwa n'imiyaga iri guterwa n'umwanzi Satani. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri ibi bihe bikomeye, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.